there we go. Ibibazo byambanye byinshi ndi gusabwa inama zanyu maji. Umukunzi yansaranye mbuze icyo nkora biranyobeye ngo arashaka mushyira amago ntanzu mfite reka nta bukaro. Ibyago bigwira abagabo go gose mba nzunguza ku gataro. Simfite nayagura indabyo kandi papa watunze amakamyo. Banke nayo ngo ntanguzanyo ntasiba kumbwira kwagaranyo. Buri mfuruka n'ibibazo ngo buri wikajya muri saro. Imifuka yaratobotse nta nakazi mfite n'ibibazo gusa. Arankunda nanjye ndamukunda ashaka ko ntera ivi niyo gahunda. Reka ndimo kumuhunga gusa abashaka ko muguma impande. Ngiyo turi kumwe yumva tuje ninjye musore rukumbi yakunze. Arabizi ko nta kintu ntunza nsura muri geta akanga gutaha. Ngo akabisi ndetse n'agahiye tuzagasangira niko yambwiye. Hari igihe ajyaza yayariye ngo muhitari ikinyayo ntarengwa. Papa we mubona ku ma TV niwe muyobozi naha mu mujyi. Umukobwa we yananiye ngo mbe umugabo we yankaniye for sure yeah. Baby nakugira queen mbonye ibiceri gusa reka ntabyo. Basi mumfashe kopine nge yanze kunyumva ngo nzana inkwano. Ibyo kurya byajya biva he nge ko nywa amazi nka poa nkaryama. Erega sinanze kutubana nanjye mba nifuza kugira abana. Moto narobaga yaragonze bose wamaga akazi yarahombye. Mama wavuga ko wakowe n'umusore ukiza umwe w'umubose. Uri kunsaba gukora dote ese ubwo ntuzi ko bisaba inote. Kuba nkunda mbifata nka fote wakoze emera wumva ababyeyi. Urukundo nkuru ni forode wankuze ngayitse nta n'agafone. Niba wumva nkubabaje pole nanjye sinjye n'ubukene bungoye. Ibi bintu biri overdose pari ku rukundo kiri kapoze. Gushyingirwa bucyari divorce ntago mbishaka. Bibiga reka kurira wenda uzabona undi utameze nkanjye. Wenda uzabona undi ufite ifungu utaba muri gate ufite etage. Mu rukundo hakora ifaranga ntabyo waruzika nkwibira ibanga. Mfite body mfite n'uburanga gusa papa wabigize umwanda.